Reka nongere gwikazo amaze gukora subscribe kuri channel ya YouTube YAMBI TV official ndetse nawe udukurikira mu buryo utarakora subscribe ariko mukamukunda inkuru ndetse n'ibiganiro dukomeza kugenda tubageza. Niba wikije cya 14 cy'inkuru uko nazinutswe urukundo uriko ko cyarangiye ubwo twavuga yuko kuri kwa umaze kujya hagaragara Deborah amaze gusobanura byinshi. Hanyuma kandi kirangira ubwo uyu musore Blaise yagombaga gutaha ariko akaza kugira ikibazo cy'umusonga ukamufata ndetse akajyanwa kwa muganga akaza kuryama ubuticura bigatera ubwoba abari bamutegereje kugira ngo ababwire inkuru ya byose. Ese byaje kugenda gutereka dushamatseho twumva igice cya 15 cy'inkuru nkibutsa kureba munsi yayo ukareba hari butuko ndetse ijambo subscribe ugakandaho ugatwana kumenyetso kw'inzira gahita ku ruhande genda shyira igice cya 16 cy'inkuru uzahita wakira ubutumwa bugufi bukumenyesha ko yigezeho gahita ucyumva. Ndacyari Blaise wazengerejwe n'urukundo rukangezayo. Sinabuze amahitamo mu rukundo ahubwo nahatirwaga gutanga urukundo kandi nari naramaze kurutanga. Burya ngakiziritse ku muhoro gasiga kawuciye ariko ahaho nanjye nari nabaye bamba. Nubwo mo imbere nashiraga numva ariko ku munwa naryumyeho Deborah ndamujunjamana sinamubwira uko namukundaga. Nje naye nizeye ko nimpura na Sylvie ndahita ntuza ngatengamara mu rukundo nyihera. Deborah wese yari kubo wande mana ko kuri urukundo runga n'umurundo waruyoboye kundi utari jewe ko Deborah cyane warurunda aho wanyawe ko ngerwa ntera kugwa ivutu ku rwa Sylvie wampaye rubaye. Iryo niryo sengesho nasengeraga Deborah. Erega namukundaga nuko yakererewe kuri kocora kandi twarerwanaga bakantwara areba akirangaraho zikamuryana imyaniko kuba kundenga ihene zikona. Deruka ndyamye narwaye ndasinziriye ubuticura. Sheri Sylvie na mugenzi wanjye bategereje ko nkanguka nkuko muganga yari yababwiye bigira saa 5 z'ijoro ntaraninyeganyiza habe namba. Batangiye kwibaza cyabaye bibatera ubwoba ariko nyine nta kintu bashoboraga kumfasha. Sheri yashakaga kunyegera ngo yumve ko mpumeka nibura mugenzi wanjye akamucyahanga atice amabwiriza ya muganga ko wasanga adashaka ko banyegera bakancura umwuka. Bageze aho bahamagara muganga Sylvie atangiye kwiheba ko napfuye. Muganga yaraje nabatunguwe no kubona ntarakanguka. Ampimye asanga ndi muzima babwira ko asanze nta kibazo mfite n'umutima utagitera cyane nka mbere kandi n'ubushyuhe bwagabanutse bityo ko ntacyo ndaba. Bumvise ko muganga babwiye agatima gasubira mu gitereko. Bwenda gucya narose inzozi zirankanga. Narose ngo Deborah arimo kurwana na Sylvie bamfa kandi bari bahuriye mu isoko. Nabonye ahantu abantu benshi bashungereye njyayo kwihera ijisho. Ntungurwa no gusanga ari Sheri na Deborah bafatanye mu ijosi ari nako bacyocyorana. Deborah akabwira Sheri kamurekera umugabo akajya gushaka abandi bamukwiriye ko umusore mwiza nkanjye ntamukwiye. Maze ngo Sylvie amusubiza ko ahubwo ari ukwiye kutureka tukikundanira mu mahoro akareka kwihoma kuri muhira umugabo we. Nahise numva mbabaye. Numvaga akobwa nta soni bagira. Numvise ngize isoni nkumva nahita mburirwa irengero. Ariko muna Deborah birarangira kubise Sheri wanjye cyangwa Sylvie akaza gukubita Deborah imbago mu mutwe ugasanga umuntu arahaguye. Nahise mfumura ninjira mu bantu ntavuga babona mbaguye hejuru gituma baratungurwa. Bahita barekurana bagira isoni imbere yanjye. Buri wese atangira kunyisobanura aho yigira mwiza. Amagambo y'abo bakobwa bambwiraga vanze n'urusaku rw'abantu bari badukikije. Bamwe baseka abandi bati nabamara impaka hitemo umwe. Nkumva bamwe bavuga ngo ari nge nahita muri udafite ubumuga. Abandi bati buriya yabatendekaga pe. Ayo magambo abo bantu bavugaga nayo Sheri na Deborah bavugaga yandyaga ahantu nkumva arankorogoshoye. Nahise nkangukira hejuru ndicara nibaza ikibaye. Nkangutse nasanze amatara azimije sinamenya ko Sylvie yarayaho. Numvise ndyamanye n'umuntu ariko nubundi numvaga ndyamye muri geto yanjye. Numva ubwo ari mugenzi wanjye turyamanye ku murindi. Numvise nta kibazo ndongera ndiryamira ndanasinzira. Nongeye kurota izindi nzozi ngo Deborah yapfuye ngo twari tugiye kumushyingura. Nari mbabaye cyane ngo njya gutabara nk'abandi. Nakinguye igipangu ndasuhuza. Bosi yankubise amaso ahita avuga ngo nguriya mu mufate. Natunguwe n'ibyo avuze nabonye urugo rwuzuye abantu. Avuga ko bamufatira akamunkurikiza ngo kuko ari njye azize. Nabonye abasore bahagurutse nanjye nsubira inyuma. Mbona bakomeje kuza bansatira ubwoba burantahanira kibuno mpamaguru. Nageze ahantu niruka abandi yisata burenge ndatsikira nikubita hasi. Nahise numva ibyanjye birangiye bagiye kunjyana imbere ya bosi. Nahise nkangukira hejuru nanone. Narabyutse mbona bwakeye ndamuka numva ameze neza mu mubiri uretse izo nzozi mbi nari ndose naho umusonga se nari nkiwumva. Nabyutse nsanga mugenzi wanjye na Sheri Sylvie baraye aho ngaho mu cyumba bari bakiryamye basinziriye. Sylvie yari yaryamye mu ntebe yiyorosha umupira w'imbeho mu maso naho mugenzi wanjye we twari twararanye. Ubanza ariyo mpamvu naraye niyumva nka hari muri geto naraye. Narabyutse mbona ntambaye amapingu nibaza icyamvanyeho ndatungurwa. Nararebye kandi mbona nta muntu wo kundinda ndi kubona. Nabanje kwicaraho gato ku buriri ntekereza icyabaye. Nibuka ko umunsi wari wabanje nari gusohokana na Deborah mu biro byo kuri station. Nibaza ko nahageze nkaba nahise ngaruka. Nahise nibuka ko umunsi wabanje ababyeyi banjye bari bansuye. Nibuka ko kandi najyamwe kuri station kitaraganya. Nahise nibuka ibiganiro byahabereye byose ndetse n'igihe nagwiriye hasi. Nahise numva ngize isoni zo kurebana na Sylvie igihe ari bubyukire kuko numvaga namuhemukiye cyane mbega namuciye inyuma.
nifuzaga ko bagumye bagasinzira, ariko nibutse ko ntasezeye ku babyeyi banjye ku munsi wabanje, numva ngize amatsiko yo kumenya aho bari ngo menye niba batashye cyangwa batatashye. Ibi byatumye ntatindiganya negera Sylvie mukomangaho gato ku rutugu. Sylvie yarakangutse yikuraho umupira yari yiyoroshe mu maso, yari afite ingonera mu isura, agira isoni ko mutanze kubyuka kandi ari njye nari ndwaye. Isoni zaramwishe kuko mubonye n'ubutuna n'ingonera muri icyo gitondo. Nanjye nari mbufite ariko we ntiyabyitayeho, ahubwo yakomeje kwipfuka mu maso asohoka yihuta ngo ajye gukaraba mu maso. Nahise mureka aragenda nsigara nkangura mugenzi wanjye, cyane ko n'amasaha y'akazi yari arimo agera. Nawe yatunguwe no kubona ari njyewe uri kubakangura mu gihe baryanye bazi ko merewe nabi, none bakabona ntuje meze neza kandi ndi urwembe. Yarakangutse nawe ahita ambaza aho Sylvie ari, mubwira ko agiye hanze koga mu maso. Yahise ambaza uko merewe mu mubiri, mubwira ko numva nta kibazo mfite na kimwe. Mubaza aho ababyeyi banjye baraye, ambwira ko baraye batashye, ko basanze ko rara atari ngombwa, babona ari ngombwa ko bataha nkazajya mbaha amakuru yawe uko byifashe. Mugenzi wanjye yambwiye ko mfite famiye nziza igifite umuco w'urukundo, ko mushiki wanjye ankunda, gusa ambwira ko bagiye babajwe no kugenda batambonye ngo bamenye ko nsigaye amahoro. Tukiri muri ibyo sheri yahise ava koga, ansaba guhita mbabwira uko byagenze. Nabuze aho mpera ngo mbare inkuru y'urucabana, kubera Sylvie yafuhaga sinaye gutinyuka kuvuga ibyabereye kuri sitasiyo byose. Nababwiye mu ncamake ko nasanze Deborah yambaye amapinga ari kumwe n'ababyeyi be, afande agahera kuri Deborah akamubwira kutubwira icyatumye abura kandi kavugisha ukuri ntacyo asize inyuma. Sylvie yahise yumva atanyuzwe, ambaza icyatumye ngaruka narembye kandi ngenda nari mutaraga. Numvise ntazi ikintu namubeshya, numva kugimba biranyihishe kandi no gutinda kumusubiza byari ikimenyetso cy'uko hari icyo nshaka kumuhisha. Nahise mubwira ko iyo mpamvu ndaza kuyimubwira turi twenyine. Abanza kubyanga ariko ageze aho arabyemera, nuko ndiruhutsa. Sinifuzaga kuvugana na Sylvie ibintu byinshi kuko natinyaga ko nagera aho nkinyuraguramo akamvumbura. Icyakubwira ukuntu nari mbangamiwe no kuba hari ibintu ndi guhisha Sylvie. Ubusanzwe twari twarasezeranye gukoresha ukuri muri byose, rero nari ntangiye kwangiza imigambi myiza twari twaragiranye. Nabasabye kujya mu kazi bakansigaho ko nta mpamvu yo kuguma kundwaza akazi gapfa, cyane ko rero byari kuba ari umunsi wa kabiri bari aho ngaho kwa muganga. Sylvie yarishimye cyane akajya ambaza niba koko nabaye umwere, maze nanjye nkikiriza. Ambaza niba ninkira turahita dutaha, nanjye ntiyego. Yongera kumbaza niba akazi ko nagahagaritsweho, mbabwira ko mu byo twaganiye kuri sitasiyo afande yabwiye umukoresha ko agomba kunsubiza ku kazi, atari ku nyungu z'umukobwa we gusa, ahubwo ari uburyo bwo kubahiriza amategeko agenga abakozi mu Rwanda. Mbabwira ko yanamwibukije ko mu kazi harebwa inshingano umuntu yahawe, hatarebwa amarangamutima ngo umuntu ayashingireho yirukana umukozi ku kazi. Amubwira ko kandi ibyo bikwiye kubahirizwa mu bigo bya leta ndetse n'ibyigenga. Sylvie yahise ambaza niba Deborah atazongera kuza kuntesha umutwe, mubwira ko ntazi icyo atekereza, ko icyo nabonye ari uko atarabyakira. Sylvie ahita ambaza ibyo mvuze Deborah atarakira, mubwira kurindira gato kuko nari namubwiye ko ndaza kumubwira. Nongera kubasaba kwigira mu kazi kuko amasaha yari arimo agenda. Nkirimo kubasaba gusubira mu kazi kabo, twagiye tubona imodoka ya Pandagare irimo abashinzwe umutekano babiri, tugira ubwoba. Sylvie na mugenzi wanjye bahise bandeba cyane, twese tugira ubwoba. Nahise nibaza niba bisubiyeho bakaba baje kongera kumfunga. Nanone nibaza niba Deborah hari ikibazo yaba yagize gituma baza kongera kumpata ibibazo cyangwa kumfunga. Numvaga ntumva neza impamvu nyamukuru yindi yaba itumye bagaruka kwa muganga. Mu kwitegereza neza nabonye afande ari we wiyiziye, noneho numva ndahuhutse. Nari nabonye ukuntu kuri sitasiyo bamwubaha. Sylvie yahise atekereza ko nta kabuza bagiye kongera kumfunga. Mu mutima yasengaga Imana ngo bibe ari indi mpamvu ibagenza. Mugenzi wanjye nawe yari yamaze kwakira ko bagiye kongera kumfunga, ahita ati icyizere yiheba mu mutima. Twamaze akanya tutavuga, ibitekerezo byacu biri ahandi. Isi nari nzi icyo navuga. Numvaga byari kuba byiza kurutaho iyo mba natorotse kare ubwo nararaga nta mapingu kandi nta murinzi uhari. Numva nirangayeho ariko nibutse ko ntanamenye n'igihe nagereye kwa muganga ndiyakira. Naketse ko ari agahenge k'ubwigenge gato Imana yari yampaye, karangira ngasubira ku kanjye. Afande nabo bazanye twategereje ko binjira mu cyumba nari ndwariyemo amaso ahera mu kirere. Nabwiye ba Sylvie kwigira mu kazi kabo ko wenda bafande bari baje mu bindi bintu, kuko bamaze kwinjira mu bitaro ntibazi aho twari turi. Sylvie yambwiye ko ntaho yajya atamenye ikibagenza cyangwa ngo abone imodoka yabo isohoka mu bitaro. Nubwo nanjye nababwiraga ntyo nari mfite ubwoba, nuko nabonaga akazi kabo kari gukomeza gupfa bitewe nanjye. Mu kanya gato cyane tukivuga ibyo, twumvise umuntu ukomanze. Twahise twikanga. Nari nicaranye na Sylvie ku gitanda. Mugenzi wanjye we yari yicaye ku ntebe yajyaga yicarwaho n'uwandindaga batarangira umwere. Uwo muhungu mugenzi wanjye yahise ajya gukingura. Nta kabuza niba afande bari baje. Agikingura twabonye ari muganga uzanye imiti. Turatungurwa twese. Muganga yabonye uko nicaye ashimishwa nuko nagize akabaraga, gusa atungurwa no kubona asanze tumeze nk'abafite ubwoba, ariko tumuhisha igitumye tumera nk'abatunguwe. Yampaye imiti y'umusonga mpa n'amabwiriza y'uko ndayinywa, ahita ajya kwita ku bandi barwayi, asiga ambwiye ko ejo baransezerera isigaye nkazayinywera mu rugo.
yongeraho kandi ko ntagira ikimpungabanya umusonga uzakira nkanibagirwa ko nigeze kuwurwara. Yongeraho kandi ntagira ikimpungabanya umusonga uzakira nkanibagirwa ko nigeze kuwurwara. Iyo nkuru yari ishimishije mu matwi yanjye ndetse yari nziza kuri mugenzi wanjye, ariko cyane cyane kuri Sylvie wanjye. Muganga akigera ku muryango yawukinguye duhita tubona Afande na bagenzi be bahagaze ku muryango. Yarabasuhuje arikomereza nabo bahita binjira mu cyumba nari ndwariyemo. Baradusuhuje turabikiriza bagenda basuhuza umwe umwe. Afande yambajije uko merewe mubwira ko nta kibazo ntakibabara nk'ejo. Twese twumvaga bari kwiyobagiza mu kanya bari buhite bamfunga, dore ko bari baje bambaye imyenda y'akazi. Afande yambajije niba uwo mukobwa abona ari mushiki wanjye, mubwira ko ari inshuti yanjye. Arambwira ngo ni byiza. Afande yahise abwira umwe mu bo bazanye ngo amuhereza agapfunyika yari afite. Kari envelope nshyashya ifunze neza ku buryo urebeye inyuma utari kumenya ikirimo. Twahise twibwira ko ari amapinga arimo bagiye guhita bayanyambika, bituma tugira ubwoba. Afande yahise abibona ko tugize ubwoba, atubwira ko nta mpamvu yo gutinya ihari. Ampereza envelope ngo ninakire umutungo wanjye. Siniyumvisha ku bwoko bw'umutungo wanjye Afande yarampereje. Afande yahise ambwira ko icyabagenzaga ari ukuvugana n'ubuyobozi bw'ibitaro ko bakwiye kunyitaho nk'abandi barwayi basanzwe, kandi ko bari baje kunshimira ko basanze ntari umunyabyaha, ko hari habayeho gukeka, kandi urwego rw'ubugenzacyaha rufite inshingano n'ububasha ntavogerwa byo gufata no gufunga no gukurikirana ukekwaho gukora icyaha runaka. Ambwira ko rero bananshimira ko ntigeze ngora cyangwa ngo mbangamire iperereza. Ambwira ko nanjye ngize ikindi kibazo mpura nacyo nazakibamenyesha ko baba biteguye kutwakira buri gihe. Anansaba kutarakarira ababyeyi ba Deborah kuko icyo bari bagamije atari ukumfungisha, ahubwo byari mu rwego rwo kumenya irengero ry'umukobwa wabo, kuko gufungwa byatumye nkurizamo kurwara, ariyo mpamvu nari mfunzwe by'agateganyo mu buryo bw'umwihariko kwa muganga. Ati ni nkuko n'ubundi warwara utanafunzwe, ariko ibijyanye n'imiti abaganga bakoresheje ngo mvurwe, ambwira ko izishyurwa na Force bafatanije n'umuryango wa Deborah. Bakigera hanze twariruhukije, ariko Afande ahita agaruka nk'ufite icyo yibagiwe, atubwira ko yari yibagiwe kumbwira ko nkwiye gukora ibishoboka byose nkafasha Deborah kwiyakira kuko byamugoye kumva ko tutakundana. Nahise ndeba Sylvie mbona atunguwe n'ibyo Afande avuze, ariko arijijisha kubwo gutinya Afande. Afande yabonye ntahise musubiza, ahubwo nkareba Sylvie, asaba Sylvie kutazabigiraho ikibazo kuko ashingiye ku byo yari yabonye umunsi washize, ngo nawe ahamya ko nkunda Sylvie cyane. Afande yahise yigendera. Sylvie akibona imodoka isohotse mu bitaro yahise ansaba kutamutindira nkamubwira ibyabereye kuri sitasiyo, ntagumye kumutega iminsi. Namubwiye ko bigoye kubisubiramo, mubwira ko Afande yansabye kwemeza niba nkunda Deborah kuko Afande yari yumvise ko impamvu ya byose ari uko Deborah yankundaga. Mbwira Sylvie ko nahise nsubiza ko ntamukunda imbere y'ababyeyi na Afande ubwe. Mbwira Sylvie kandi ko Deborah yahise arira bikansaba kumuhumuriza akabona gutaha. Twarebye muri envelope Afande yampaye, nta kindi nasanze muretse telefone n'ikofi yanjye. Deborah nawe mu gitondo yabyukanye umunaniro mwinshi, ku mugoroba nsanga kwa muganga ndi njyenyine. Yarazanywe no kunsomera. Yambwiye ko yataye igihe kinini anyirukaho nkamutera utwatsi, ko yabenze abahungu benshi yizeye ko nzamukunda, ko yanze umuryango we akawundutisha, ariko nkasuzugura urwo yankunze. Ambwira ko ibyo mukoreye bihagije, ko ntazongera kumubona anyiruka ansaba ko mukunda, ko narebeye agapfa nabi nkamwanga, ko nzabona ingaruka z'urwango mwanga. N'ubwa mbere nari numvise Deborah avuga nabi mu mateka ye. Nagiye gutobora ngo musubize, akubita urugi arigendera arakaye, nsigarana ubwoba bwinshi nibaza icyo agiye gukora. Reka nkubwire icya 15 cy'inkuru uko nazinutswe urukundo arahakirangiriye. Niba hari amatsiko usigaranye uko byaje kugenda, icyo ubusaba gusa nta kindi usibye kureba munsi y'inkuru ukareba ahari gutukura ndetse y'ijambo subscribe ugakandaho, ugahita ukanda no kumenyetso k'inzogera gitakaza ku ruhande kugira ngo dushyiraho igice cya 16 uzahite wakira ubutumwa bugufi bukumenyesha uko kigezeho ugahita ucyumva.